yewe nitwa Byiringiro bahita Gikundiro mu izina rya Rayon Sports. Yewe ndababaye ku bintu bibereye hano. Nurutse mu murenge wa Nyamasheke nje kureba match ntakaje 50. Nzi ngo nje kureba umupira. Nagurutse saa 8 z'ijoro. Reba ibintu mbonye ahangaha sibyo. Mu by'ukuri umukinnyi twatsinze igitego baracyanga. Tumaze gutsinda igitego bacyanze batwima penalty. Umukinnyi yigushije muri surface. Waruziko Development Network ari ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera Waruziko Development Network ari ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubushobozi, Consultants and Capacity Building Hub. Nibyo kuko dutanga inama z'ubuzima n'imirire, tukagira umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo aho tugurisha imigina yabyo tukanagukurikirana kugeza ku gushaka amasoko. Tugurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura. Dutanga kandi abajyanama b'ubuhinzi bashobora gutunganya ibipangu bagahingamo zimwe mu mbuto n'imboga kandi mu buryo bw'umutako. Dukora ku bihingwa bigenda bicika ndetse n'ibitamenyerewe cyane hano mu Rwanda. Ikindi turijwi ry'abavumvu beekeepers. Dufite iby'umwimerere nka sesame, elayo, macadamia, ifu y'igikoma nziza igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 ndetse tukigisha uburyo nyabwo bwo gutegura amafunguro. By'umwihariko rero dutanga amahugurwa muzi agamije kuzamura ubushobozi, capacity building. Tukaba abajyanama mu gutegura imishinga no kwiherekeza, consultants cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi, agri business. Dusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso hafi y'agasoko ka Ruhango. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri 0788 66 06 Development Network, igisobanuro cy'ubuzima bwiza mu iterambere rirambye. Ngo murabibona ku manywa ya ruhangari ku zuba ry'igikatu abantu bari baje biteze kureba umupira batahiye wazi abayobozi bakuru y'Rwanda muri football mani ikaba isohotse mu kibuga match itarangiye kubera uburyo bayibye cyangwa se ivuga ati yewe ntabwo ushobora gukina batwibye penalite ahubwo barangije bayiha ikipe ya Bugesera. Nkuko muri kubireba abakinnyi bose basubiye mu rwambariro, abafana nabo barabyishimira bavuga bati ntabwo dushobora gukina. Rero bakunze ndatashuwa bareyo iyi match irangona gatiri kwe kwikina cyewe ariko ubundi ziruswa yambiwe kwinda kuba ku mukino wa mbere abaparta gufatura uyu munsi wabagaburiye neza igihugu. Mwana ameze neza ubundi gushwanyaguza nakagoma nguyu umuvandimwe yaramaze iminsi arwaye ariko yari igihumyo agarura agatege ubuzima burendereye n'igitego twatsinze mu minota yanjye kubera imbaraga z'igihumyo na Zawadi wanjye umukobwa wanjye ubutumeze neza nabarega bazi ibyiza by'igihumyo ariko murakeye mwabahungu turakeye nyine twatumeze neza no kuvuga ngo rero turi hano kuri stade regional turi mu gikombe cya shampiyona nimba igikombe sakuriza gasano urumva twebwe turi mu mbaraga z'igihumbi nyine abakozi b'Imana bahura n'ibigeragezo ubu nakari gakemo wagira ngo ni satani mutumye kandi igitereranye no kuvuga ngo rero tumeze neza Development Network ku Gisozi umugira ungura amafaranga 800
Kagoma afite abana n'umubyeyi tugomba kujya kumwubakira kandi nawe ni hatuye ku Gisozi kandi nawe atuye ku Gisozi ni n'umuyobozi we ni ukuvuga ngo rero Kagoma ugomba kugira igihumyo ni indyo nziza uzi neza ko inyama zinahenda abandi we yamaze kubimenya aranabirya natwe tuzabigeraho ibyo tuzabigeraho ibihumyo n'abana banjye noneho ubu tuvugana hari akarima k'igikoni nahingagamo imboga ndashyiramo ibihumyo bazaze bakanyubakire nanjye iyo nyama njye nyirya kuko igihumyo kigira vitamini A kimwe ariko ikipe ni Reyo ariko igihumyo ntitujye agaciro gusa ngo Reyo tuyibagirwe Reyo siporo niyo yanyubatse mu ndwaye nanyuzemo nkarwara nkamererwa nabi iyo najya gusenga ngo n'abareyo bamfashe ntabwo nari kubaho nari gupfa ubuzima bwanjye ariko ndashima Imana iyo bavuze ngo ikipe ni Reyo ishaka ne pere kubona na pasane yari igihumyo rega nakimuzana kubona yanzaniye umurama n'igihumyo ntabwo ari umuramya ni umugina yanzana umukino ubu njye natangiye kubirya itoto ni ukubera turimo kuzira imbaga z'ibihumyo basane umubwire n'abageze inyuma arebe neza ubuzima bugenda fresh ariko mucyo kunywa turenzeho siporo muzajya murya igihumyo ubundi murenzeho siporo urakoze cyane igihumyo turenzeho siporo Waruzi ko Development Network ari ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubushobozi, Consultants and Capacity Building Hub. Nibyo, kuko dutanga inama z'ubuzima n'imirire, tukagira umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo, aho tugurisha imigina yabyo, tukanagukurikirana kugeza ku gushaka amasoko. Tugurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura. Dutanga kandi abajyanama b'ubuhinzi bashobora gutunganya ibipangu bagahingamo zimwe mu mbuto n'imboga, kandi mu buryo bw'umutako. Dukora ku bihingwa bigenda bicika ndetse n'ibitamenyerewe cyane hano mu Rwanda. Ikindi turi ijwi ry'abavumvu beekeepers, dufite iby'umwimerere nka sezame, elayo, macadamia, ifu y'igikoma nziza igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5, ndetse tukigisha uburyo nyabwo bwo gutegura amafunguro. By'umwihariko rero dutanga amahugurwa muzi agamije kuzamura ubushobozi, capacity building, tukaba abajyanama mu gutegura imishinga no kwiherekeza, consultants cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi, agri business. Dusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso hafi y'agasoko ka Ruhango. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri 0788 Development Network, igisobanuro cy'ubuzima bwiza mu iterambere rirambye.